materaniro yacu, ariko kandi ntago amateraniro ajya arangira. Igihe cyose ujya uhora ushaka guterana n'Imana kandi ujya uhora wiringiye Imana, kuko muri iki gihe ni igihe uko iminsi irushaho gusatira guruka kwa Kristo, ni igihe abakristo bakwiriye kuba bari maso kandi basenga babanye n'Imana mu buryo bwuzuye atari mu buryo bw'igice. Uko rero kujya uhora ushaka Imana, kandi gushaka Imana ngo muzashaka mubone mushakana umutima wanyu wose. Reka rero umutima wacu ube umutima wo gushaka Imana, kandi mu mutima wacu bidutere gushaka no gukumbura ubwami bw'Imana. Ibyahishuwe igice cya 12 ku murongo waho wa 17 haranditswe ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye bo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Igice cyaho cya 14 noneho mu byahishuwe umurongo noneho wa 12 niho handitswe ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Abantu bitondera amategeko y'Imana, tubona yuko Bibiliya ivuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri. Abera bagomba kwihangana, kandi uku kwihangana baguterwa no kwitondera amategeko y'Imana. Kandi mu kwitondera amategeko y'Imana, iyo umuntu yamaze kwitondera amategeko y'Imana, asigara afite kwizera guhuye n'ukwa Yesu. Kwizera kwe gusa n'ukwa Yesu, nta nubwo kwizera kwe gusa, ahubwo kwizera kwe kurakura kukagera ku rugero rwa Kristo. Uku kwizera rero niko nifuje muri iki gitondo kugira ngo Imana idushoboze kugeraho, tube dufite kwizera kudushoboza kuzahagarara dushikamye mu rugamba ruheruka rwo kurwanya ukuri kukomoka mu ijambo ry'Imana, kandi tubike ijambo ry'Imana mu mitima yacu kugira ngo tudacumura ku Mana yacu. Kandi kubika ijambo ry'Imana nuko amategeko y'Imana akwiriye kwandikwa mu bwenge bwacu, mu mico yacu hakaba handitsemo amategeko y'Imana, kandi ngo amategeko y'Imana akwiriye kwandikwa mu mitima yacu. Niyandikwa mu mitima yacu rero azaba ari mu bwenge bwacu nyirizina, azaba ari nk'ikimenyetso cyanditswe mu mibereho yacu. Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugize umugisha wo muri iki gitondo wo kongera kuba imbere yawe. Turakwinginze ngo Mwami Imana utegure inzira, kandi iyi nzira wateguye ni inzira Mwami Imana tubona yuko ari inzira ni inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ariko abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Ariko kandi ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba. Uturinde Mwami Imana ko twayoba inzira, kandi ni wowe nzira ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data utamujyanye. Uduhe kukwakira muri iki gitondo, kandi uduhe kugira imico ihuje n'ijambo ryawe. Nicyo nsabira n'abera bose mu izina rya Yesu, amen. Tubayeho mu gihe gikomero gishyiraho umusozo w'iyi si, kandi tubayeho mu gihe kiri mu rwango rwinshi Satani arimo yanga abantu bakomeza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ni igihe Satani arimo ashakisha cyane kugira ngo akomoze ku bitari ukuri, kandi Satani arimo arakoresha cyane abantu bavuga yuko bizera Kristo, ariko kandi Satani arimo arashaka yuko abantu babwiriza ibitari ukuri, abantu bakomeza kubwirizwa, kuko Satani we ntabwo anezezwa nuko abantu baza mu nzu y'Imana. Ibyo biramunezeza, ahubwo Satani iyo abantu baje mu nzu y'Imana ibyo binezeza Satani cyane, ariko ngo iyo baje cyane bakikoreye imitwaro yabo bagataha uko baje, kandi ngo bibwirizwanya umunezero mwinshi, abantu bagakomeza bibereye muri uwo muzerero. Uyu munsi tugiye kujya tubona ibibwirizwa bisigiriza bitarimo ukuri bivanzemo ukuri gukeya, ariko kandi bivanzemo n'ibinyoma byinshi. Uyu munsi wa none abantu bavuga ukuri nk'uko kuri, hari igihe dushobora kutazongera kumva ukuri nk'uko kuri, ahubwo tukumva ibindi bitari ukuri. Usaba Imana rero cyane kugira ngo Imana iguhishurire iminsi tubayemo, kandi Imana iguhe kuzaragwa ubwami bwayo.
twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ikimenyetso rurangiza kizakwereka ko kugaruka kwa Yesu kuri hafi. Ikimenyetso rurangiza kizakwereka ko kugaruka kwa Yesu kuri hafi. Mbere yuko tujya mbere twinjira mu cyigisho cy'uyu munsi, reka tubanze dusome ikibazo umuntu yatwandikiye. Ni ikibazo kivuga ngo, ikibazo kirabaza ngo, mwiriwe, ese nagize ikibazo ku kibwirizwa ko mwatubwiye ko nta yindi mana tugomba kuramya, kandi koko ni nabyo. None ko Moridekayi yanze kuramya Hamani kuko yabonaga neza ko ari umuntu atari imana, mbese twebwe twabwirwa n'iki ko tutari kuramya igishushanyo kubera abakurambere bacu babiboneshaga amaso nka ba Shadarake babonye igishushanyo cya Nebukadinezari? None se natwe bazatubumbira igishushanyo? Cyangwa mbese ko muri iyi si duhura n'ibitubabaza abantu bakatwanga, tuzamenya gute ko bari kuduhora izina rya Yesu? Murakoze. Undi nawe yabajije ikindi kibazo, aravuga ngo iki kibazo ni cyiza, yagendeye kuri icyo kibazo, kirimo byinshi dukeneye kumenya. Ese wa mugani natwe bazadushingira ibishushanyo? Njya numva nk'ikimenyetso cy'inyamaswa mu kiganza, icy'Imana mu gahanga. Muze kunsobanura numve mbisobanukirwe. Ahangaha uyu muntu yabajije ikibazo ngo kuramya, ese twebwe mu by'ukuri bazadushingira ibishushanyo tubibone n'amaso yacu? Bariya ba Shadaraka na Meshake ndetse Hamani we yabwiwe gupfukamira Moridekayi yabwiye gupfukamira Hamani, kandi koko byari ibintu bigaragara. Ariko se kabandi bapfukamaga, kuki Moridekayi watapfukamye kandi abandi barapfukamaga? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi birimo ibintu byinshi, kubera ko icyambere yarazi icyubahiro kigomba Imana. Yarazi yuko nta kindi cyubahiro umuntu kigomba usibye icyubahiro cy'Imana. Iyo turebye muri Yeremiya igice cya 25, twihute tujyane muri Yeremiya igice cya 25 kugira ngo turebe Yeremiya igice cya 25 turebe icyo Uwiteka yari yarababwiye mbere yuko bajyanwa i Babuloni. Ubundi bariya n'abantu igihe ku iherezo ry'imyaka 70, igihe imyaka 70 bari barahaye yo kuba i Babuloni yashiraga, abantu baratashye kubwa ba Nehemiya na Ezira baratashye, ariko hari abantu banze gutaha bigumira i Babuloni, bigumira muri biriya bihugu. Abo rero nibo barimo ba Esteri na ba Moridekayi. Abo batatashye rero baje guhura n'ubundi n'ikibazo cyo kuramya, kandi icyo kibazo cyo kuramya cyari gishingiye ni ukuvuga ngo Moridekayi ukimara kumenya uwo Hamani akimara kumenya uwo Moridekayi ari we, Hamani akimara kumenya ko Moridekayi ari Umuyuda, kandi akamenya neza yuko Moridekayi atarimo yubahiriza itegeko ryatanzwe, no kuvuga ngo yarabonye uburyo bwo kurimbura Abayuda, kubera ko yarafitanye ikibazo n'Abayuda. Yarafitanye ikibazo kuko bari bazi neza igihe Sawuli yabwiraga kujya kurimbura Abameleki, igihe Sawuli yabwirwaga ngo agenda abatsembe bose, kandi nk'uko Uwiteka yabivuze ntihagire ikintu na kimwe azarokora. Icyo gihe Sawuli ntabwo yegeze akora nk'icyo Uwiteka yamubwiye, ahubwo Sawuli yarokoye umwami wabo Agagi. Samweli rero kugira ngo akire, kuko icyo gihe twibuke yuko ni nabwo Sawuli yahise akurwa ku ngoma, ariko ntiyakurwa ku kanya, ahubwo ahita himikwa Dawidi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi sicyo cyigisho, ahubwo uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu cyitwa kuramya. Ese kuramya bese ubundi uyu munsi none hari ikintu cyitwa Babuloni, kandi iyo Babuloni yo kubwa Nebukadinezari, noneho hari na Babuloni yo mu byahishuwe ivuga yuko n'ubundi Babuloni iguye, kandi Babuloni ikabwirwa yuko none abantu bagomba kuyisohokamo.
ubundi butumwa ubwo tugiye mu butumwa bw'amarayika batatu. Ubundi ubutumwa bw'amarayika batatu nk'uko tubona mu Gihesho cy'icyo cya 14, Igihesho cy'icyo cya 14 umurongo wa 7 utubwira ngo, umurongo wa 7 avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. No kuvuga ngo uyu munsi wa none impamvu abantu bagomba kuramya Imana nuko bagomba kuyiramya kuko ari yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kandi uyu munsi wa none no kuvuga ngo Imana impamvu igomba kuramywa no kuvuga ngo kandi abantu bagomba kuramya Imana n'abantu Imana irimo iragarura abantu ku rufatiro rw'ukuri rwo kuyiramya, kubera ko abantu baramya ibindi bitari Imana. Kubera ko n'umundi impamvu abana ba Isirayeli impamvu ubwo bajyanwe i Babuloni, impamvu abayuda bajyanwe i Babuloni kwari ukugira ngo bajye kwigisha Imana ya Isirayeli, bajye kwigisha Imana uburyo, bajye kwigisha uburyo bwo gusenga Imana, bajye kwigisha abantu b'i Babuloni, babigishe uburyo bw'imisengere. Ni nayo mpamvu habonetse bariya basore bataramije igishushanyo. Ariko muri Yeremiya igice cya 25 niho handitswe ngo umurongo waho wa 4 ngo Uwiteka yabatumyeho abagaragu be bose b'abahanuzi, akazinduka kare akabatuma, ariko ntimwumve habe no gutega amatwi ngo mwumve. Ati, nimuhindukire ubu umuntu wese ave mu nzira yembe no mu bibi by'imirimo yanyu, mube mu gihugu Uwiteka yabahaye ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Kandi ntimugakurikize izindi mana ngo muzikorere, kandi muzisenge, mwe kunyendereza ngo ndakarira imirimo y'amaboko yanyu, kandi sinzabagirira nabi. Ariko ntimwanyumviye, ahubwo mwandakazaga ku mirimo y'amaboko yanyu ibateza amakuba, niko Uwiteka avuga. Ahangaha Uwiteka yari yarabwiriye Abisirayeli ko batagomba gusenga, ari yaburiye abayuda ko batagomba gusenga, ko bagomba igihe bazaba bageze i Babuloni, kubera ko Yeremiya yari igihe cyo kugeranwa i Babuloni cyari cyegereje, imyaka kugeranwa i Babuloni y'imyaka 70 cyari cyegereje. Ariko yagombaga kubaha amategeko bazaba bari uko bazaba bageze muri kira gihugu bagomba kuzitwara, kuko ni igihugu cyari imibigirwamana kandi bagombaga kudasenga ibigirwamana byaho. Noneho rero i Babuloni abantu abakuwe i Yerusalemu bajyanwa i Babuloni, kandi Babuloni iyi ngiyi ishushanya umurwa w'urudubi. Ubundi iyo duhereye Babuloni iyo bubaka umudugudu w'Ibabeli, ubundi umudugudu w'Ibabeli ngo niho hantu abantu batangiye kugomera Imana. Imana yari yavuze ko itazongera kurimbuza umwuzure. Abantu bati ntabwo iby'Imana yavuze bishoboka, Imana hari yazawurimbuza. Abantu batangira kwiyubakira ngo inzu ndende ngo bazamuke basanga Imana. Ngaharaho mwuzure ngo nugera bazagire gute? Bazabe bafite ubuhungiro. Imana rero uko kugomera Imana, kwishyira hamwe ngo bagomere Imana, Imana yaraje ibatataniriza mu isi, inyuranye indimi zabo. Bico bukunyuranye indimi zabo bituma abantu batumvikana, abantu bagira gute? Abantu baratandukana. Aho niho cyitwa Babuloni cyatangiriye. Mbese ni ukugomera Imana, ni umurwa ugomera Imana. Babuloni rero uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo kuramya igishushanyo cyangwa se kuramya ikintu kigaragara. Iyo turebye muri Daniel igice cya mbere gitangiranwa n'ukuntu abantu bajyanwe ibunyage bageze i Babuloni. Ni ukuvuga ngo umwami yatoranijemo abasore beza kandi barezwe neza bafite imbaraga. Yabonaga yuko agomba kuzabatoza umurimo w'i Babuloni, kandi bakaba ari abakozi be bakorera ibigirwamana. No kugira ngo ahindure imico yabo, yabahinduriye amazina, abaha amazina agomba ajyananye n'ibigirwamana byaho.
ariko abo basore ikintu bakoze ntabwo bageze batezuka ku mana yabo, ndetse baranirinze ubwabo. Baravuga bati twebwe muduhe ibyo kurya. Ibyo kurya rero bahisemo byari ibyo kurya bijyanye n'ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro, bitarimo ibyo kurya byangiza umubiri. Icyambere bahisemo kwirinda. Igice cya kabiri rero gitangirana n'uburyo Nebukadinezari yarose inzozi. Mu kurota inzozi ananirwa kuzisobanura, ariko haza kuboneka umuntu uzimusobanurira. Izo nzozi zari inzozi z'iteka ryose. Yari yarose igishushanyo, kandi icyo gishushanyo cyari igishushanyo cyagombaga kwerekana isi yose uburyo, ndetse n'uburyo isi zaba imeze no mu gihe cy'imperuka, mu gihe cya Nebukadinezari ndetse no mu gihe cy'imperuka. Iyo turebye iki gishushanyo, Nebukadinezari amaze kwereka igishushanyo, amaze kwerekwa yuko icyo gishushanyo umutwe wabo ushushanya Babuloni, Nebukadinezari nta kindi yakoze. Yaravuze ati noneho rero ubwo bimeze bityo, reka noneho mpite nubaka ubwo bwami, noneho reka mpite icyo gishushanyo gishyire hariya, abantu bose baze bakiramye. Ariko Nebukadinezari yari yabwiwe kutagira gute, yari yabwiwe impamvu y'icyo gishushanyo. Nebukadinezari agishyize hariya kugira ngo abantu bose baze bakiramye. Ariko se abantu bagira ngo ntibaje bakakiramya, ariko habonetse abantu batatu bahagaze batakiramije. Impamvu ngo batazanye Daniyeli nuko ngo bari bazi ko Daniyeli n'ubundi baramutse bamuzanye ngo yabakoze isoni. Ariko muri aba basore ngo nta numwe wari bavuganya n'undi, ahubwo ngo buri wese yagambiriraga mu mutima we, gagasengera buri wese akavuga ngo Imana imfashe ntabe yapfukamira igishushanyo, kubera ko yari azi ko nta kindi kintu gikwiriye kuramywa usibye Imana yo mu ijuru. Rero igishushanyo kirakozwe, abantu bategekwa kukiramya. Abantu bavanywe i Buyuda bose baracyubarariye, n'abandi bavugaga ngo inanga zacu twarazimanitse, twanze kuririmbira i Babuloni. Amakorari ngo yaraje arangije acurangira icyo gishushanyo, ariko bari batanze impuruza baravuga ngo nimwumva ibi bintu mupfukamo mwese muramye. Ariko habonetse abantu bataramije icyo gishushanyo. Ndagira ngo nkubwire ngo rero uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibi bintu. Noneho ese igishushanyo noneho Babuloni yo mu minsi imeruka ni iyi. Nebukadinezari yarazi ko Babuloni, kandi yari yabwiye ko Babuloni izagira gute, izagwa. Nebukadinezari yaravuze ngo agomba gukomeza ubwami bwe, akabukomeza cyane kurenza ibindi bintu byose. Ariko Nebukadinezari yaribeshyaga kubera ko Babuloni yagombaga kugiraho igihigahirima. Ariko nanone Imana icyo yashaka ko ari ukurokora ubuzima bwa Nebukadinezari. Babuloni rero yarahirimye, kandi n'uyu munsi none tubwirwa mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo waho, umuntu noneho iyo yanze kuramya Imana, umuntu iyo yanze kuramya Imana nta kindi gisigara, asigara ari muri Babuloni. Iyo umuntu yanze ubutumwa bwa marayika wa mbere bumubwira kuramya Imana, kandi mu kuramya Imana burya ntabwo gutandukana n'isabato. Nukuvuga ngo mu isabato niho harimo uburyo bwo kuramya Imana, kandi niho harimo uburyo Imana tugomba kuramya Imana, nuko ariyo yari umuremyi, noneho ikaba uyu munsi wa none ni umuremyi, kandi ikaba umurimo ikorera mu isi ni umurimo wo kurema umuntu, kandi ikaba nanone ibikiye ubwoko bwayo ubugingo buhoraho. Impamvu rero dukwiriye kuramya Imana, dukwiriye kuyiramya kuko ariyo ikwiriye icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi impamvu dukwiriye kuramya Imana, igishushanyo impamvu kitagomba kuzahagarara ngo ukibone, ni mu buryo bw'umwuka, noneho bitandukanye n'uburyo bwa Nebukadinezari. Uyu munsi ntabwo ni mu buryo noneho bw'umwuka. Babuloni igomba kubakwa noneho ishingiye ku nyigisho z'ibinyoma, n'inyigisho zipfuye zitandukanye no kuramya Imana mu kuri. Noneho n'inyigisho ipfuye, kandi Babuloni nayo ifite amategeko, kandi amategeko atandukanye n'amategeko y'ijuru. Babuloni nayo ifite ikimenyetso cyayo yihariye, kandi gitandukanye n'ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana. Reka turebe umurongo marayika wundi wa kabiri akurikiraho, aravuga ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, ari izoroba ry'ubusambanyi rwawo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi
iyo umuntu yanze ubutumwa bwa marayika wa mbere asigara barirwa muri Babuloni mu 1844, igihe abantu bari biteguye kugaruka kwa Kristo, igihe abantu babwirwaga yuko Kristo agomba kugaruka. Icyo gihe ntabwo Kristo yaje kubera ko bari biteguye ko ari buze, ariko Kristo ntabwo yaje. Reka turi amagambo aboneka mu ntambara ikomeye ntoya ku rupapuro rwaho rwa 319, ahatubwira tugiye kureba ikintu cyitwa igishushanyo cy'inyamaswa, ndetse tugiye kureba inyamaswa iyo ariyo, tugiye no kureba uku kuramya uko ariko, kuko uyu munsi ntabwo wavuga ngo kuramya utazi ejo twasiye naho dukomoza ku nyamaswa ebyiri, inyamaswa yavuye mu gitaka n'inyamaswa yavuye mu nyanja. Kandi inyamaswa yavuye mu nyanja iyo ngiyo yari ifite ikihe imbaraga, ni ikiyoka. Inyamaswa yavuye mu gitaka yo ishyira mu bikorwa inyamaswa yavuye mu nyanja iha imbaraga inyamaswa yavuye mu gitaka kugira ngo ikore kandi yicishe abatayiramya bose. Reka tubanze dusome umurongo kugira ngo tubone uko twinjira mu ntambara ikomeye. Ibyahishwe 13 umurongo waho ni wa 12. Umurongo wa 12, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramya ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyoboresha abari mu isi yose ibimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ihabwa kureba igishushanyo cya nyamaswa yari ikomeretswe n'inkota ikabaho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hari inyamaswa irimo ishyira mu bikorwa iki nyamaswa ya mbere igira gute ivuga. Ese iyi nyamaswa ya mbere ni iyihe yavuye mu gitaka? Ese inyamaswa yavuye mu nyanja yo ni iyihe? Ese ikiyoka cyo ni iki? Intambara ikomeye ntoya, reka twumve uburyo babitubwiye kugira ngo tuvuga mu magambo yacu. Mu ntambara ikomeye ntoya baranditse baravuga ngo kuri iyi ngingo, reka tuhere kuri page 310, page 315. Inyamaswa yahawe imbaraga ngimara amezi 42. Umuhanuzi aravuga ati, mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretsa uruguma rwica. Arongera aravuga ati, nihagira ujyanaho iminyaga iyo inyamaswa ni iyi nyamaswa. Murongo wa 16, iyi nyamaswa icyo mu 1798 niho ubundi yakomeretse uruguma rwica. Papa yafashwe n'ingabo z'Abafaransa zimujyanaho umunyago, maze ubupapa bukomereka uruguma rwica. Bityo ibyari byaravuzwe birasohora ngo nihagira ujyanaho iminyago abandi nawe ubwe azajyanwaho iminyago. Kuri iyi ngingo hongera kuvugwa ikindi kimenyetso. Umuhanuzi aravuga ati, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Uko iyi nyamaswa isa ndetse n'uburyo yadutsemo byerekana ko ishyanga ishushanya ritandukanye n'indi nyamaswa yavuye mu bimenyetso byabanje. Daniyeli yeretswe ubwami bukomeye bwategetse isi mu bigereranyo by'inyamaswa zo mu ishyamba zaje zikurikirana. Ubwo imiyaga ine inyamaswa ubundi zishushanya ubutegetsi, noneho imiyaga yo ishushanya intambara. Inyamaswa rero uyu munsi wa none iyo turebye mu byasho 17 tubona yuko inyamaswa yavuye mu nyanja ishushanya abantu benshi cyangwa se amoko menshi. Ayo nyamaswa rero yo yavuye ahantu akomoka mu Burayi. Imiyaga ishushanya intambara. Imiyaga ine yo mu nyanja ihuha yerekana ibintu bibi kandi byabaye mu ntambara. Ariko kandi inyamaswa, reka turebe ku 317 kugira ngo twihute turebe, kugira ngo mbere yuko tubona uburyo bwo kuramya ntiwavuga utarakomoza kuri iyi nyamaswa. Ndagira ngo ntabikoresha amagambo yanjye bwite, ahubwo nkoreshe n'umwuka w'ubuhanuzi. Turakoresha ibihamya by'itorero, turakoresha ndetse turakoresha n'igitabo, turakoresha uyu munsi turakoresha ibimenyetso kandi turakoresha umwuka w'ubuhanuzi.
ukuvuga ngo iyi nyamaswa yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, kandi iyi nyamaswa ikindi kiranga iyi nyamaswa yavuye mu nyanja ni uko ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, kandi nanone nayo ikagira gute, igategekesha ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere. Noneho rero iyi nyamaswa yavuye mu nyanja yo ishushanya ubutegetsi bwa gipapa, mu gihe iyi nyamaswa yavuye mu gitaka yo ishushanya igihugu cya Leta Zunze Ubumwe ko cyakomo ni umugabane waje nyuma n'isi nshya, kuko iyo yakomotse ahantu hadatuwe. Kandi iyi nyamaswa yavugaga nk'umwana w'intama. Uyu munsi none Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite amashyaka abiri, kandi ayo mashyaka abiri niyo avamo umuntu ugomba kuyobora. Uyu munsi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuzashyira mu bikorwa icyo inyamaswa ya mbere igomba gukora, icyo ubupapa butegeka. Uyu munsi itegeko rizatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ari abandi bazaritangaza. Kandi iki gihugu nicyo gihagarariye ubukristo muri uyu munsi wa none. Niyo mpamvu bavuga ngo ifite amahembe abiri asa nk'ay'umwana w'intama. Ni ukuvuga ngo ubundi intama mu buryo bwayo, intama ishushanyo Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe ntama w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihagarariye ubukristo, cyangwa se n'igihugu cyaje gihagarariye ubuprotestanti. None uyu munsi none cyari igihugu abaprotestanti banagiyemo. Uyu munsi nacyo gihugu uyu munsi none n'itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi ribarizwamo, niho icyicaro cyabo kiri. Uyu munsi ibihugu byose by'ubuprotestanti niho bibarizwa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo amahembe nk'ay'umwana w'intama n'ijwi ry'ikiyoka bikoreshwa mu bigereranyo byerekana ukuvuguruzanya gukomeye kuri hagati y'ibivugwa n'ishyanga ndetse n'imikorere yaryo. Ukuvuga ko igihugu gisobanuye igikorwa n'ububasha bw'amategeko yacyo ndetse n'imyanzuro y'ubucamanza bwacyo. Kubw'ibyo kuvuga ko rero icyo gihugu kivugwa ari mahame yo kwishyira ukizana n'amahoro, cyari cyaragaragaje ko ari cyo rufatiro rw'imiterere yacyo. Ibyo ubuhanuzi buvuga ngo izavuga nk'ikiyoka, kandi igategekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere, bigaragaza ukwiyongera k'umwuka wo kutihanganira ndetse no gutoteza wagaragajwe n'ubutegetsi bwagaragajwe nk'ikiyoka n'inyamaswa isaniwe. Kandi reka nkubite aho nashakaga kuri page 318 na 319 kugira ngo iki gitabo tugisoze. Ibabwira kureba igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere. Wumve, genda kuri page 318 ibabwire kureba igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere. Aha haragaragazwa neza ubutegetsi, aho abaturage bafite ububasha mu gushyiraho amategeko. Ibyo bikaba ari igihamya kidashidikanya cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu cyavuzwe mu buhanuzi. Ariko se igishushanyo cy'inyamaswa ni iki? Baravuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa noneho ni iki nyirizina? Igishushanyo cy'inyamaswa, iyo shusho y'inyamaswa iremwa na ya nyamaswa ya mbere ababiri, kandi ikaba isa nayo nanone, kandi yitwa igishushanyo cyayo. Bityo rero kugira ngo tumenye uko igishushanyo kimeze ndetse n'uko cyakozwe, tugomba kubanza kwiga ibiranga inyamaswa ubwayo, ubupapa. Igihe itorero rya mbere ryatakazaga ubutungane bwaryo kubwo gutandukira rikareka ukwiyoroshya kwigishwa n'ubutumwa bwiza ndetse no kwemera imigenzo n'imihango ya gipapa, ryatakaje mwuka muziranenge n'imbaraga y'Imana, maze kugira ngo ribashe kugenzura intekerezo z'abantu ryashatse gushyiraho n'ubutegetsi bwa leta. Ingaruka yabaye kubaho k'ubupapa ari ryo torero ryagenzuraga ubutegetsi bw'igihugu, kandi rikabukoresha mu gushaka kugera ku migambi yaryo, ari bwo by'umwihariko mu guhana abahakana ububasha n'amategeko byayo. Kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zireme igishushanyo cy'inyamaswa, ubutegetsi mu by'idini bugomba kugenga ubwa leta, kugira ngo ubwo butegetsi bwa leta nabwo buzakoreshwa n'itorero mu gusohoza imigambi yaryo.
urumva noneho haje imikoranire y'itorero na leta. Leta igihe zizaba zikorana n'itorero, kandi itorero n'iryifashisha leta kugira ngo isohoze imigambi yaryo, ahangaha hazaba haremwe icyitwa igishushanyo. Kandi icyo gishushanyo ni iki? Igihe cyose itorero ryagiye rigira ubushobozi rihawe n'ubutegetsi bw'isi, ryagiye rikoresha kugira ngo rihane abatavuga rumwe n'igishushanyo n'inyigisho zayo. Amatorero y'abaprotestanti yageze ikirenge mu cya Roma abinyujije mu kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi, yagaragaweho n'icyifuzo nk'icyo cyo kubuza abantu umudendezo wo gukurikiza umutimanama. Reka page 119 ubuhakanyi nibwo bwateye itorero rya mbere gushaka kwitabaza ubutegetsi bwa leta, ritegura iyo nzira yo guteza imbere ubupapa aribwo nyamaswa. Intumwa Pawulo yaravuze iti, aho hazaba igihe cyo kwimura Imana, aho hazaba igihe cyo kwimura Imana kandi urya munsi utaraza, uko niko mu itorero ubuhakanyi buzategura. Abantu benshi bafata imyizerere y'amahame. Reka turebe kuri page 300 kugira ngo turebe noneho inyamaswa iyo ariyo. Page 320. Igishushanyo cy'inyamaswa ni iki? Umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo ni uzanwa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana. Inyamaswa ivuga inyamaswa muri ubu butumwa, kandi abantu bakaramya babihatiwe n'inyamaswa ifite amahembe abiri, niyo ya mbere, cyangwa inyamaswa isa n'ingwe yo mu Byahishuwe 13 ariyo bupapa. Igishushanyo cy'iyo nyamaswa cyerekana bwa mbere ko abaprotestanti bahakanye buzagira n'imbaraga igihe amatorero y'abaprotestanti azitabaza ubutegetsi bwa leta kugira ngo bubafashe gushimangira inyigisho zayo. Ikimenyetso cy'inyamaswa kirasobanurwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ikiranga ubundi gishushanyo ni ubuprotestanti. Ni ukuvuga ngo bwafashe inyigisho abaprotestanti ubundi bahoze bakurikiza Bibiliya, urufatiro rwabo rwari Bibiliya. Ariko uyu munsi none abaprotestanti b'ukuri n'ubundi bazakomeza urufatiro rwabo ari kuri. Ariko uyu munsi none ubuprotestanti bwamaze kurambika hasi ingabo y'ukuri yabakingiraga. Nuvuga ngo ubuprotestanti buzagera ikirenge mu cya Roma, buzagera ikirenge mu cyo Roma yakoze, kandi burenganye abantu b'Imana, kandi buzatanga itegeko ryo kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Kandi uyu munsi wa mbere noneho nicyo kimenyetso cy'ububasha bw'ubupapa. Uyu munsi nicyo kimenyetso cy'inyamaswa, mu gihe ikimenyetso cy'Imana ari Sabato, ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru. Kandi mu buryo bwo kwakira iki kimenyetso, uyu munsi wa none tubonye yuko umuntu utaramya Imana, umuntu uyu munsi wa none wanze ubutumwa bw'amarayika wa mbere mubwira kuramya Imana, kandi kuramya Imana harimo n'itegeko rya 4 ribwira abantu ry'isabato. Uyu munsi umuntu yirengagije itegeko ry'isabato, umunsi wa none umuntu ashobora kuba anari hano mu rusengero, ariko akaba atarakira ikimenyetso cy'Imana, akaba atarakira imico y'Imana muri we. Uyu munsi hari igihe abantu dushobora kwibwira ngo yenda sanga isabatiza, ntabwo isabatiza, ahubwo kuba twarumatanye na Yesu nyirizina nibyo bifite umumaro, kandi nibyo bizadukiza. Nshuti yanjye, ndagira ngo dusome amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero ku rupapuro rwa 203. Ibihamya by'itorero ku rupapuro rwa 203, umuzingo wacyo ni uwa mbere. Umuzingo wa mbere ku rupapuro rwaho rwa 204, 203. 203 ngo intambara iri hagati y'iby'Imana isaba n'iby'inyamaswa isaba. Umunsi wa mbere ariwo gihangano cy'ubupapa kivuguruza itegeko rya 4 mu buryo butaziguye. Uzagirwa ikigeragezo kizatangwa n'inyamaswa ifite amahembe abiri, kandi icyo gihe umuburo uteye ubwoba uturutse ku Mana uzatangaza igihano kizahabwa abazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bazanywa
ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Nta rindi zina dushobora gufata rizaba rikwiriye keretse rya rindi rihuje n'iryo twatura ko twizera, kandi rikerekana ukwizera kwacu ndetse rikatugaragaza nk'ishyanga ry'umwihariko. Izina ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ni ugucyaha gukomeye guhabwa isi ya giprotestanti. Aha niho hari umurongo udutandukanya n'abaramya Imana n'abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. N'abanyamaswa n'igishushanyo cyayo bagashyirwaho ikimenyetso cyayo. Intambara ikomeye iri hagati y'amategeko y'Imana n'inyamaswa isaba kubera abera bari gukomeza amategeko 10 yose, nibyo bituma ikiyoka kibarwanya. Kubera abera bari gukomeza amategeko 10 yose, nicyo gituma noneho haboneka intambara, ikiyoka kikabarwanya. Niba rero ukomeza amategeko y'Imana kandi ukaba wiringiye Imana, ufitanye urugamba n'ikiyoka, kandi ikiyoka ni Satani. Satani rero ntabwo yishimira iteka abantu bakurikiza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ariko kandi bafite guhamya kwa Yesu tubona yuko bazarenganwa. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, abantu bagomba kumenya neza badashidikanya yuko uyu munsi wa none, reka nkubwire ngo nushaka no kumenya impamvu uyu munsi ibyo biriho, uzasome mu gihe mu kuzuka kwa Yesu, uzasome ndetse no mu gupfa no mu guhambwa kwa Yesu, uzabona yuko Yesu yerekanye isabato ugomba kuziririzwa iyo ariyo. Uzabona ko nta rujijo rurimo. Uzafate na telefoni yawe ufite urebe muri kalendari yawe, uzabona ko uwo munsi utangira icyumweru gitangira iminsi 7, kandi wirirwa uvuga ngo ni kuwa karindwi, wirirwa uvuga ngo ni umunsi wo gusenga. Ariko ntabwo ari umunsi wo gusenga, ahubwo ni umunsi washyizweho n'abantu bawusimbuza umunsi w'Imana. Kandi impamvu byagenze bityo ni umunsi abantu batarabisobanukirwa, nuko hamaze igihe gisaga imyaka isa guhera muri 538 kugeza mu 1798. Icyo gihe isabato yari yarazimangatanye. Umucyo w'isabato wongeye kugaruka mu 1844, igihe abantu bari biteguye guruka kwa Kristo, ariko nikube abantu bakavuga ngo niki cyabaye. Abantu bakiga ibyanditswe byera ba William Miller, abantu ba Ellen G. White bahoze baba mu itorero ry'Abamethodiste. Nzakubwira uburyo Uwiteka nabishima ngenda se nyuma y'aya materaniro tuzategura icyigisho kizatwereka uburyo abantu basohotse mu matorero yabo bari Abaprotestanti, ndetse bamwe bari n'Abamethodiste. Uyu Ellen G. White yahoze ari umumethodiste, ariko yaje kubona umucyo w'isabato asohoka muri iryo torero. Ariko hari abantu benshi bapfuye bataramenya umucyo w'isabato kandi babica ubugingo buhoraho kubera ko bari bafite uwo mucyo. Abantu bita Martin Luther ntabwo bageze babona umucyo w'isabato kubera ko isabato yari yarakuweho muri 538. Ibi rero byatumye abantu baba mu icuraburindi igihe kirekire cyane. Nyuma yo kuba mu icuraburindi igihe kirekire cyane, uyu munsi none no kugira ngo wigishe umuntu isabato, kubera ko Satani yanga isabato. Satani yanga yuko abantu basobanukirwa ukuri, ariko ntabwo abantu bazabura gusobanukirwa ukuri uko byamera kose. Bazagusobanukirwa, bakwemere cyangwa bakwange. Niyo mpamvu ubutumwa bugomba kubwirwa abantu bose bakabumenya. Ubutumwa bugomba kubwirwa umuntu wese akamenya aho agomba guhagarara, akamenya uruhande agomba guhagararamo, akamenya impamvu agomba kuramya Imana, akamenya n'impamvu agomba kuramya inyamaswa, akamenya impamvu kuramya kwe niba koko guhuje n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi kuramya k'uyu munsi wa none ni ukuramya uramya umuremyi, ni ukuramya kandi mu kuramya umuremyi ni ukwemera, ni ukwakira amategeko y'Imana, kandi amategeko y'Imana akandikwa muri we. Uyu munsi rero Babuloni ivugwa ni Babuloni yo mu buryo bw'umwuka, kandi Babuloni izaremwa. Ni ukuvuga ngo kuremwa kwa Babuloni nk'uko abantu bajyanwe i Babuloni, ariko ntibaramye. Ni nako uyu munsi none abana b'Imana bazabaranditse amategeko yabo mu mitima yabo. Ntabwo bazegera bagirana ikibazo n'ijuru, ntabwo bazegera bagirana ikibazo no kuramya, ahubwo bazakomeza kuba maso. Ndagira nkubwire ngo dusoza kino gitabo cyitwa izina Abadventiste umunsi wa karindwi rishyira imbere ibirango nyakuri byo kwizera kwacu, kandi rizemera umutima w'abazashaka
uwubaza ashaka kumenya nk'umugambi uvuye mu mutima w'Uwiteka rizakomeretsa abica amategeko y'Imana, kandi rizateza abantu kwihana bagana Imana kandi bizera umwami wacu Yesu Kristo. Izina ryacu rihabwe icubahiro. Uyu munsi turi Abadivantisi umunsi wa karindwi, kandi icyo ngicyo nicyo kidutandukanya n'abandi. Kuba uwo munsi ni udutandukanya n'abandi, kandi impamvu turi muri uwo munsi nuko ari wo munsi uvugwa na Bibiliya. Ndagira ngo tugaruke mu ntambara ikomeye mu cyigisho kivuga ngo abaprotestanti rusange. Mu cyigisho cya n'ubundi ku ipaji 340 322 nk'ikimenyetso cy'ububasha bw'itorero gatolika, abanditsi babo bavuga bati igikorwa cyo guhindura isabato igashyirwa ku munsi wa mbere w'icyumweru ni igikorwa cyemewe n'abaprotestanti kubera mu gihe bizihiza kuruhuka ku cyumweru baba bemera ububasha bw'itorero gatolika rifite bwo kuramya, kweza umunsi mukuru ndetse no kuyibahatira kugeza ubwo bibagusha mu cyaha. Guhindura isabato ni iki kindi kitari ikimenyetso cy'ububasha bw'itorero ry'i Roma, ari nicyo kimenyetso cy'inyamaswa. Itorero ry'i Roma ntiryaretse ibyo ryigamba ko rifite isumbwe, kandi igihe y'amatorero y'abaprotestanti yemera isabato yashyizweho n'itorero gatolika ry'i Roma bakareka isabato yemewe na Bibiliya, ubwo baba bemeye uko kwishyira hejuru kwaryo, baba bemeye ububasha bw'imigenzo n'ubw'abapadiri mu kugira impinduka runaka. Nyamara iyo bakoze batyo baba birengagije ihame ribatandukanya na Roma. Iryo hame riravuga ngo Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine ariyo dini y'abaprotestanti. Roma ibona abaprotestanti bishuka maze ku bushake bwabo bagahuma amaso yabo ntibarebe ibikorwa bigaragara. Uko gahunda yo gushimangira umunsi wa mbere igenda irushaho kwakirwa neza, niko Roma yishima, kuko igira icyizere cy'uko amaherezo iyo gahunda izatuma abaprotestanti bose bajya munsi y'ubutware bwa Roma. Umusenyeri umwe w'umufaransa yemeza ko gukomeza icyumweru kw'abaprotestanti umunsi wa mbere ari ukuramya ububasha bw'itorero gatolika. Bacyanditse aya magambo wayasanga mu gitabo cyitwa abayobozi bo mu itorero gatolika ry'i Roma bavuga ko kuba abaprotestanti bubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru ni icyubahiro baba bahaye ubutware bw'itorero gatolika, ntabwo ari ubwabo baba biyubashye. Ku ruhande rw'amatorero y'abaprotestanti, guhatira abantu kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru ni ukubahatira kuramya ubupapa, kuramya inyamaswa. Uyu munsi ntabwo igishushanyo cy'inyamaswa kiraremwa, ntabwo uyu munsi baragishyira aho ngaho, ariko vuba bidatinze bagiye kugihatira abantu. Shuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka azaguhe guhitamo neza, kandi Uwiteka azaguhe kugira ngo ubashe kumenya gutandukanya amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Ngo kumvira amategeko y'Imana bidahwanye no kwakira kumvira amategeko y'Imana. Kumvira amategeko y'abantu ubisimbuje amategeko y'Imana ngo bizaba bihanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, Imana muri iki gihe turimo, muri iki gihe dusohoyemo, kandi twebwe uyu munsi none tubayeho mu gihe gikomeye kandi gishyiraho umusozo w'iyi si. Ndakurarikira kugira ngo usabe Imana iguhe gusobanukirwa no kwicara hasi kugira ngo uganire nayo, kandi Imana igutegure ube umuturage mwiza wa hano mu isi, witegurirwa kuzimurirwa muri Kanani yo mu ijuru. Ndakurarikira ngo uyu munsi wa none
aha niho kwihangana kw'abera kuri. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Mbese waba uri mu basigaye? Mbese urimo urashaka kuba mu mugabane w'abasigaye? Shuti yanjye, gerageza kuba mu mugabane w'abasigaye kandi ugerageze gushaka Imana, kandi ngo shaka Imana. Iby'isi shuti yanjye birashakwa bigashira, amaherezo bizasoza ubonye ubugingo buhoraho. Kandi guhitamo neza no guhitamo Yesu. Reka Imana iduhe guhitamo neza. Kandi Imana, uyu mwanya tuba dufite ntabwo ari umwanya uhagije ku buryo twasobanura, twavuga ubundi ngo dusobanure ikimenyetso cy'Imana, tuvuge kuramya, kuko buriya kuramya tumenye ngo ni gute umuntu azaramya inyamaswa, ni gute mbese. Ariko icyo nakubwira uyu munsi wa none, umuntu wese ukandagira itegeko ry'Imana, umuntu wese utumvira amategeko y'Imana, umuntu wese utarimo ushyira mu bikorwa icy'amategeko y'Imana asaba, umuntu wese utarimo wihatira kwakira Yesu Kristo mu mibereho ye, umuntu wese urimo gushaka kurenganya ubwoko bw'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana idushoboze kandi iduhe kwakira ikimenyetso cyayo kandi cye mu mico yayo. Ikimenyetso cy'Imana kiri mu ruhanga, ikimenyetso cy'inyamaswa kiri mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Ni ukuvuga ngo Imana ngomba kuyemera mu bwenge bwanjye, nkayemera kandi nkaba nyifite, nkaba nyemera umubiri mu mico yanjye yose, nkaba nemera Imana. Mu gihe inyamaswa yo nshobora kuyemera mu gahanga, ni ukuvuga ngo ndemera imikorere yayo yose, cyangwa se nshobora no kwemera uruhande rumwe, cyangwa se sinkire gute sinyeme, nkaba nyine mbifite gutyo. Ariko uko byamera kose nkaba nanjye ngize gute nyeme. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cy'Imana ni ikimenyetso kimwe, ni ukuyemera. Kandi ikimenyetso cy'Imana ni Isabato, mu gihe ikimenyetso cy'inyamaswa ari icyumweru. Ndagira ngo dusoreshe n'isomo riboneka mu Befeso. Jya mu Befeso, igice cyaho ni cya gatatu. Abefeso igice cyaho cya Abefeso igice cyaho cya gatatu. Mu Befeso igice cyaho cya gatatu, umurongo waho umurongo wa 11 n'uwa 12. Nk'uko yagambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu, muri we nimo duhererwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubiheshejwe n'uko twizeye. Nicyo gituma mbinginga ngo mudacogozwa n'amakuba yanjye yo ku bwanyu, kuko ari cyo cyubahiro cyanyu. Muri we nimo duhererwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubiheshwe nuko twizeye. Imana nyir'ubushobozi, kandi Imana iduhe gushira ubwoba. Kandi Kristo Yesu watambiwe ibyaha byacu. Uyu munsi Kristo Yesu aduhe kugira ngo tubashe kumwakira, kandi biduhe kugira ngo tuzasoze amateka ya hano mu isi neza, kandi ijuru ryose rikomeze kubana natwe. Dusoresha umurongo Befeso igice cya 13. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera. Niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera wasezeranijwe. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera. Niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe iteka ryose. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira, ngo ikimenyetso cy'Imana kibe mu mibereho yanjye, ikimenyetso cy'Imana kibe mu mibereho yawe, kandi ikimenyetso cy'inyamaswa kikube kure,
kandi imico y'inyamaswa iturindwe, kandi turindwe twebwe ubwacu n'umwuka wacu n'ubugingo n'umubiri, birindwe bitazabaho umugayo ubwo Kristo azaba agarutse. Nicyo ngusabira muri iki gitondo, nanjye nisabira kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amina. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi utuvugurure, uduhe kwakira imico yawe. Ikimenyetso cy'inyamaswa gihanganye n'ikimenyetso cyawe, kandi hakenewe amahitamo, guhitamo neza no guhitamo ikimenyetso cyawe, kuko mu byiciro gityo cya 7 nta werekanye yuko abamarayika bafashe imiyaga kugira ngo batababaza isi utaramara gushyiraho ikimenyetso ku mbata zawe. Mwami Mana, ndasabye cyane kandi nsabye itorero muri iki gihe gisa nk'iki. Itorero riragiramiwe kuko Satani arimo arakoresha uburiganya bwose kugira ngo ateshure inzira ubwoko bwawe, ariko kandi abawe ntabwo bazashiraho. Mwami Mana, niyo mpamvu no mu gihe cya Eliya yavuze ngo sigaye njyenyine, ariko Imana imwereka ibindi 7,000 bitarapfukamira Bali. Uyu munsi ntabwo tuzi Mwami Mana, ntabwo tuzi abana bawe, ariko wowe urabazi. Niyo mpamvu ushyize mu biganza byawe abana bawe bari hose ngo ukomeze kubategura b'abaturage beza bo muri isi bitegura kuzimirwa muri Kanani yo mu ijuru. Uturinde kuba bakazitereyemo, kandi uturinde kuba ibigwari, uturinde kuba ntacyo turimo dukora muri iki gihe gisa nk'iki. Uduhe gukora imirimo yacu neza dukiranutse kandi twizeye, uduhe no kuzaraga ubwami buhoraho. Nicyo ngusabira, nicyo nsabira abera bose, nanjye nisabira kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amina.